twongeye kubasuhuza abantu mudahema kudukurikirana 5 kuri 5. Ino ni Star Max TV ikugezaho ibyiza gusa, iguha inyigisho zitandukanye ku bantu barushinze, ko bateganya kurushinga, ndetse tukaba n'umuhuza w'abashwanye cyane rwose bajya kubana baba bakundanye, ariko noneho abatandukana bo biba bigeze mu rundi rwego. Ubwo rero iyo ubahuje burya ntako bisa. icyo usabwa no gusiga nimero muri comment, ubundi twebwe ubwacu tukaguhamagara mu gihe ufite ikibazo, hanyuma tukabasha kugezaho ibyifuzo ushaka ko twe ubwacu tukubwira. Rero nta kindi, kora subscribe, like na share, ubundi tukomeze kugenda na 5 kuri 5. Ako Brenda sibyo, mena musi ufite ikintu bita gutwika, ntumva Ariko narumviye asigaye ufite udushya twinshi cyane, wagira ngo ufite umuntu ugutegura mbere none nzagire neza. Ariko bisabe ntago ushobora kugera muri studio udafite umuntu wanje kubwira ati nyabuneka bigenze gutya ambara gutya. Niko bimeze. Ko gukira rega ntako bisa, nose ubundi utunze amafaranga ntiyaryohemo, nta nicyo wabura iki wabura iki. Nose Brenda nanjye wazamuye kuri ayo mafaranga ya nanjye nkareba ko najya kumucyo. Ibaze kuba dukorana ibiganiro ukabundusha amafaranga. Urashaka nganga? Ushaka kundemera? Singaho ugiye kundemera. Murabyumva neza nyine ko tuzanye akanyamuneza kenshi cyane, akamwenyo gafite icyo uyu munsi kagiye kubagezaho. Brenda, ngo buriya ngo umukobwa udafite amazi sibyo guharangara ikuntu umugabo ashobora kuyashaka. Yes, ariko burya nanone wenda mbere yuko tuvuga uburyo tuyashakamo, reka tubanze turebe impamvu, kuko hari igihe umukobwa yanga kurekura amazi ku mpamvu ze, atari uko wenda ayabuze, ahubwo ari ku mpamvu ze. Icyo gihe rero umugabo yabishizemo intege, hari ukuntu ashobora kuyashakisha kandi akayavanayo ku ngufu. Rero umukobwa ujya ukunda kwimana amazi, hari ukuntu ugira gutya wajya nko kunyaza inyuma ukabona hajemo duke, agahita yongera ugasa nkaho yikanze akibana. Icyo gihe rero uramwataka nyine tukamufungura ku buryo uyamunyaza akayarekura. Ariko rero hari n'uwo ushobora kunyaza ntanaze bitewe n'uko ntayafite. Nataza rero uzajya kubona ubone haje dukeya, ubone hatangiye kuza utuntu tubimbuza tumeze nk'ifuro, ubwo uzamenye ngo ngo nta mazi afite uzamwihorera. Kandi ngo buriya ngo hari ukuntu umugabo ngo ashobora ngo kuyashakamo, ngo rega buriya ngo umukobwa wese yarimanywa amazi. Buri mukobwa wese yarimanywa amazi, ariko tuzi ko hari inzira umuntu acamo zigatuma ya mazi abura akagenda. Buri muntu wese agira amazi mu buzima bwe, igitsina gore muri ziriya nzira ari amavangingo. Ariko mu bigano byatambutse twarabonye ko hari ibintu umuntu akora bigatuma ya nzira y'amazi ibana cyangwa se isa nkaho yifunga. Rero icyo gihe kuyifungura cyangwa se kuyigira gute, ni nko kuyizibura. Niba abandi rero usanga bari abavuzi bakajya kwivuza kugira ngo babanure ya nzira kubera ko yibanye. Ariko ni ukuvuga ngo umugore utarabimenya ushobora kumunyaza, ukanyaza umusozi ukarangira wumva humye ari urutare. Murabyumva neza. None se Brenda sibyo, igisha umugabo utazi gushaka amazi uburyo yabigenza mu ahantu yakora amazi akadudubiza. Birumvikana umugabo utabizi icyo akora cya mbere ni ukubanza gutegura umugore. Ibyo ni ibintu mpora mvuga buri gihe. None iyo umaze gutegura umugore wawe neza kandi ukabona ko yarese agushaka, icyo ukora uburyo uyinjiza mu gitsina cye urabuzi. Biba bisa kugira ngo ubuzi nyine gushakisha mu ibyumba byose ugeremo. Hariho umugabo iyo ageze mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina yarimo agira acumita, yohereza ahantu hamwe, ntabwo aba ari sawa. Biba bisa kugira ngo ujagajage ibyumba byose, nurangiza ukuremo unyaze urebe ko amazi ari buze, nubona ataraza wongere usubiremo, wongere ucumite paka igihe amazi azagira gute azasohokera. Ariko ntago kuriya kuntu umuntu aza ahubagurika akora ibyo yumva bimurimo, ntago ariko kuzana amazi. Reka wa muntu n'ubundi aba yafite hafi, kuko abagore cyangwa abakobwa ntabwo twese turemwe kimwe. Nubwo twese turi abantu bamwe dufite ibyo byose ibikoresho byose, ariko hari uwutinda kwaza, hari n'uwishyiramo agahita aza,
hari mbese nyine ugasanga bigiye bitandukanye, hakabamo n'uzajya gushakisha mbese umeze nk'umuntu uri gucukura iriba bushyashya. Numva yuko rero biba bisaba kugira ngo ukoreshe tekiniki, ubundi ni mu mutwe, ni imibare yo mu mutwe. Ndabigenza gutya, ngezamo imbere nzajya ngira gutya 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 gutya, nindangiza uzarebe hari ukuntu umugabo akugira, hari ahantu ajya gukoza, ubundi nyuma gutya ntabwo apfa kubyumva, hari ahantu ajya gukoza hasa nk'aho ari hejuru mu kiziba cy'inda, ameze ukuntu ugahita wumva aramutse anayivanyemo yakunyaza kandi akaza. Rero biba bisaba kugira ngo amenye ahantu hose agenda akorakoza hose, ibyumba byose abizenguruke, narangiza ayivanemo amunyase. Birashoboka cyane ko yabikora gutyo bikagenda neza, ariko mu gihe atabigenjeje muri ubwo buryo ariko ohereza ahantu hamwe, ntazarenganya uwo mugore cyangwa se uwo mukobwa ko atayarekuye ayo mavangingo, ahubwo nawe bizaba byatewe nawe, cyane ko tubonye ko abantu bose tudateye kimwe, harimo uwuyazana vuba, harimo n'uwutinya. nuko nyine murabyumva pe, sibyo? None se Brenda, sibyo, ari ikintu buriya nkunda gutekereza mvuga nti ngo umugabo we ubwe buriya niwe ushobora no gutuma n'umukobwa anyara. Wenda sometimes dutekereza ko umukobwa ari utuma we ubwe anyara, ariko buriya iyo umugabo abashije kubikora nabi cyangwa umukobwa naze kuvuga, buriya ngo no mu gukora akabariro, umuntu gutera akabariro, umuntu agomba mbese habaho icyo bita communication, sibyo? Kugira ngo niba hari ahantu wumva wowe waryohewe cyangwa umugabo wawe yagejeje, mugati kumereza aho ngaho, kumerezaho. No kuvuga ngo umukobwa nawe ashobora kugiramo uruhare rukomeye cyane, aramutse abishatse imibonano mpuzabitsina yaryoha, ndetse amavangingo nawe akaza bitewe abaye nta kindi kibazo afite. Ako kimwe yuko abakobwa cyangwa se abagore bajya bagira ingeso yo gusa nkaho bihererana ibintu, ugasanga niba umugabo wenda hari aho yari agiye koza kugira ngo amazi aze, ugasanga ntago ari kugira gute, ntago ari gukozamo neza ngo bigende neza, bigatuma rero umugabo akora ibimurimo, ugasanga umukobwa apfiriye muri nyagasani ntavuge ati nyaboneka uramutse ubigenje gutya byagenda neza. Ni nayo mpamvu rero abadukurikiye mwese mukwiriye kumenya ko umuntu ari umuntu, kandi muri kumwe ukamubwiza ukuri, ukamubwira uti nshaka bigende gutya. Niwumva ari gutirisha asa nkaho akora bitakunejeje, umubwiza ukuri kuko ntacyo bizagutwara. Cyane cya gikorwa ni igikorwa cya gikomeye, sibyo? Kandi abantu benshi cyane bumva ko ngo ni igikorwa gitinyitse, urumva cyane igikorwa cyo cyoheje. Iyo utinyutse ugakuramo imyenda imbere y'umuntu mukaryama, ujye umenya ngo nta kindi kintu uba ukwiriye gutinya. Wakabaye watinye ko wakuyemo imyenda, wakabaye watinya mbere yo gukuramo imyenda, noneho iyo ugeze muri kayo kuvuga ngo nakuyemo imyenda, ujye umenya ngo nta kindi kintu ufite cyo gutinya, ahubwo ikintu ugiye gukora ni uguhangana n'umuntu mugiye guhura kugira ngo mwemeze, nta kindi. Kuko burya imyenda ibitwambitse, ariko buryo wamaze kuyikuramo ujye umenya ngo biba byakurangiranye. Rero ahubwo nawe kugira ngo utekereze byinshi, tekereza noneho uvuga uti noneho ubwo natinyutse kumwiyamburira ubusa nkemera tukaryamana, ni gute namufata kugira ngo noneho mufatishe neza, noneho mufate neza ku buryo umuryohereza, ejo bundi mukazajya gute, mukazajya mukomeza mukenerana kubera ko wamufashe neza. Mbese abantu bose bagomba kwiyumvamo ko kiriya gikorwa ni igikorwa gisanzwe, nta mpamvu yo kugira ngo abantu bitinye. Kuki kidasanzwe? Kiba kidasanzwe ntawagikora, kiza gikorwa n'abantu b'ibyihebe bari aho ngaho. Ni igikorwa gisanzwe, ahubwo abantu ntibakabikomplike. Nibyo nari ndi kuvuga, ntanga n'urugero, iyo wamaze kwemera kwiyambura buryo uba warangije ibindi byose. Nta n'impamvu rero, ni igikorwa gisanzwe, niyo mpamvu uba ukwiriye gukora ibintu byiza kandi biciye mu mucyo. Urumva ko nyine ubundi sometimes nta mpamvu yo kugira ngo umuntu ajye yumva yuko nyine igikorwa gitinyitse, ni igikorwa gisanzwe, murabyumva. Niba wumva yuko utinya, ntukajye ugikora, tubyihorera. Hari abahungu barwaye intinya ahangaha hanze ahangaha. Umuhungu urwaye intinya uwo ni umuswa. Kwanza nta n'ikintu kinini muvuzeho, nambabarije. None se uwo muhungu namuvugaho, reka mwihorere, iminsi zamubwira. Yamaye nka byarakomeye pe.
nta kintu namuvuga urumva rero nta kundi nyine akaryose murabizi nikajya gahora mu itama si byiza tubagezaho ni umunsi ku munsi nta na rimwe tujya tubasondeka rero nta kindi uba usabwa ni ugukora subscribe ugakanda like then ugasharinga n'ino video ku nshuti zawe kugira ngo zibashe gukurikirana zino nyigisho tuba twabashije kubagezaho kugira ngo nabo babashe kugira icyo bakuramo rero nta kindi wowe tekereza nutekereza ujye muri comment tugira ati ubutanagira ngo munyigishe kuri iki kintu bizaba byiza kurushaho rero komeza gukurikirana 5 kuri 5 Starmax TV.